ubwo niyo mpamvu rero bahise banyita gutyo, banyita Byago. baba kuko nta babyeyi ubu ngubu ngira, nta bavandimwe mfite, barisaziye. yego nose ufite imyaka ingahe? Imyaka no kuvuga ngo maze kugira muri 30 niyo maze kugira 30 yuzuye. Ariko byagubeshya kubi. niyo maze kugira. No yirabeshya. Ufite 30 yuzuye, uvutse ryari ubwo? Maze keretse ngombye kurakwiranga muntu, ariko nzi ko ariko byagubeshya kubi. Ku myaka 30 ufite abana barindwi. Niyo mfite nibo mfite. Ariko bya umwana wa mbere wubye ufite imyaka ingahe? Umwana wa mbere no kuvuga ngo kubwanjye uwo mfite wa mbere na mbere, kuko nashatse umugore wa mbere ananiye, wenda mwihorera nyine. Ni mwabyaranye? Twarabyaranye. Umwana wa mbere afite nk'imyaka nka 18, hafi 20. hafi 20. ubwo wabubyaye ufite imyaka 12. ngira ngo yenda yagiye kureba akantu ko guhahana aho kumbi yabasize aragenda. Mbajije abaturanyi rero arambwira ngo babonye afata agakapu, hari aho yenda yaba yerekeye yanakarabye neza yambaye. Nuko ngiye mu nzu ndebye mbona hari imyenda mbuze, ndebye aho nabikaga udufaranga mbona naye hari. Ufite bangahe ubwo? No kuvuga ni 8 nyine, nawe ufite abana 8? nawe arimo nyine. Ntabwo ufite 7 rero. Ariko nyine mubona byaranye n'uyu nguyu ni 7. Yego. Kuko no kuvuga ngo aba bana bageraga n'igihe bashaka nk'ibere bakarira. Yego. Umwe nkamufata hano, undi nkamufata hano, hangiza nkabashukisha ijyange nyine kugira ngo nyine batuze. Ukabonsa? Nabuze nk'icyo mbaha. Uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa, ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ku muri ubu buzima. Nkubwira nti baho wishime, ubuzima bwose urimo ujye umenya ko hari abandi babaye uri munsi yawe. Ibyo rwose ubimenye, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ujye kwishimira u Rwanda babayeho ko ari bubi, ahubwo uvuga uti ubwo mfite uyu munsi reka mwishimire, ukomeze uyu munsi reka mbyishimire, reka mbeho. Kubaho ntabwo ari ukubaho duhumeka gusa. Iyo tubayeho tutishimye, iyo tubayeho nta buzima, iyo tubayeho tudafite ibyishimo nta buzima, nibyo bita mu Kinyarwanda ngo kubaho gupfa uhagaze, twipfa duhagaze, twishinjagira dushira. Hari ijambo umudamu w'umukuru w'igihugu Jeannette Kagame igeze kuvuga, aravuga ngo kera bajyaga bavuga ngo ifura ishinjagira ishira, atari ko mwebwe mwishinjagira mushira, nimushinjagira ariko mudashira. Igituma mushira
ubikureho. Nanjye nakubwira nti ibyo nyakubahwa Jeannette Kagame yavuze, igituma dushira kivemo. Ugende wibwiza ukuri mu mutima wawe, uvuga uti niki gituma nshira, niki gituma umutima wanjye unegekana, niki gituma ntishima, niki kimbuza kubaho, niki kimbuza ubuzima. Ubonye ushoboye kugikuramo, ariko nta kidashoboka mu gihe tugiye humeka uyu mwuka w'abazima. Nta kitaduha amahoro, cyatuma ushaka amahoro cyose mubwiza ukuri ko wakibona, wakigeraho. Amahoro mu mutima niyo atuma ukora, niyo atuma uvuga, niyo atuma ukunda abandi, niyo atuma wikunda. Yashake rero, hasi hejuru yashake, uyabone. Kandi nicaye muri Gasabo showroom, dufite ibikoresho byiza. Umusirimu wese ukunda ibiganiro byacu, ukaba hari impano wifuza guha umuntu wawe, akaba ari surprise wifuza ebana ko uha nk'umugore wawe cyangwa umugabo wawe mu nzu, ukamuti ebana dore salo nziza, dore igitanda cyiza, ngwino hano muri Gasabo nukuri bikoreshe cyangwa ufate ibihari. Ni 07 888 7 06 89. Ndi kumwe na Byago Donati, ariko ntabwo ari wenyine. Byago Dona, muraho neza? Ndi kumwe n'abana beza cyane b'abahungu. Ni impanga. Ni impanga bose. Ni impanga bose. Bitwa gute? Gakuru yitwa Mbonekewe naye. Gakuru go nuwohe? Wo hiri? Gakuru n'uyu. N'uyugoyo urinze kubareba. Gakuru n'uyu. Nubwo yitwa ngiki? Yitwa Muhawe n'Ijuru Mose. Muhawe n'Ijuru Mose. Mose. Ko ikiryo zina rya Mose, ko ikiryo rya Muhawe n'Ijuru. Ni ukuvuga ngo abana nyine nabahawe n'Uwiteka. Kuko bavuye mu buzima ese ni nko kuvuga ngo bavuye nko mu mva bagaruka mu buzima. Bagaruka mu buzima. Ntabwo byari byoroshye, byari urugamba. Turabigiramo. Mose kubera iki Mose? Umwe muri Bibiliya. Mose ni ukuvuga ngo buriya niwe wambukije Abisiraheli kugira ngo babashe kugera i Kanani. Bavuye mu Egiputa. Bavuye muri Egiputa. Mu Bisiraheli yaravuye mu Misiri nyine. Bavuye aho ngaho nyine kugira ngo abashe kwambuka nyine bagere i Kanani. Uravuga uti nawe agomba kwambutsa. Nanjye buriya naravuze ati bitewe n'ubuzima mbona ndimo, hari igihe Uwiteka yazabigenza neza nanjye bakabasha kunyambutsa. Akakubera Mose. Akangeza i Kanani nyine naje. Cyane rwose. Gatoya yitwa gute? Gatoya rero nawe no kuvuga ngo ari igisore Gatoya ra. Niko bimeze. Gatoya rero nawe no kuvuga ngo yitwa Mbonekewe na Yesu Karebu. Bafite amazina ya Yesu cyane y'ijuru. Mboneke reka yikura ku kana. Mbonekeye na Yesu. Yitwa Mbonekewe na Yesu Karebu. Mbonekewe na Yesu Karebu. Ubu ni ukuvuga ngo igisobanuro cyayo nyine nabonekewe na Yesu mu gihe bavukaga. Nabonekewe na Yesu mu gihe bavukaga. Noneho Karebu ni ukuvuga ngo ntago bajyaga basigana na ba Mose. Mose na Karebu ntago bajyaga basigana mu gihe bari barimo bambutsa Abisiraheli. Niyo mpamvu rero nanjye Uwiteka yamaye ayo mazina, ndangije ibimaze kuma ayo mazina nanjye rero ndayabita ngo barakajiba. Yego. Niyo mpamvu rero Uwiteka yamaye ayo mazina nanjye imaze kuyama rero ndayabita no mazina. Akira. Yego. Uravuga utumwe ni Mose, undi ni Karebu. Undi ni Karebu. Bazafatanye mu rugendo rwo kuzahura umuryango. Cyane. Niyo mpamvu rero nanjye nabisa no mazina kuko Uwiteka yari amaze kuyama. Yego. Nabakangahe mu muryango wawe?
ni ukuvuga ngo bari baje bakurikira aba gatanu nari mfite. Abangaba rero bamaze kuvuka babaye umubare 7. kandi 7 ni umubare ukomeye imbere y'Imana. yego cyane rwose cyane. none se umusa umeze neza byagowe tubwire ko iryo zina ryawe mbere yo kujya mu izina ryanjye ni ukuvuga ngo naravutse nkikimara kuvuka muri cya gihe nyine umubyeyi wanjye yohereje nka mukuru wanjye na murumuna we ngo bajye kuvuga kwa nyogokuru byara mama nyine ko navutse. Mukuru wanjye niwe waguye mu kizenga. yaguye mu kizenga? ajya kuvuga inkuru nziza. yajyanye ubutumwa bwiza ariko si yabushyitsayo, agwa mu kizenga. Amaze kugwa mu kizenga, aho kugira ngo hagereyo inkuru nziza hagaruka inkuru mbi nyine bavuga yuko yaguye mu kizenga arangije arapfa. Ubwo niyo mpamvu rero bahise banyita gutyo, banyita Byago. none se iryo zina umenye aho ryakomotse ntabwo ryakuteye igikomere? ni ukuvuga ngo aho maze kujijukira nyine burya urabizi ko abantu ba kera hari igihe bumvaga izina ukumva ngo ni akazina keza, ariko aho maze kujijukira nkanareba n'ubuzima nanyuzemo, ahise mbona yuko byanteye igikomere cyane. byaguteye igikomere cyane? byanteye igikomere, ndavuga ati niyo ababyeyi banjye baba bakiriho nari kubabaza impamvu isesuye kugira ngo barinyite, kuko nta babyeyi ubu ngubu ngira, nta bavandimwe mfite, barisaziye. yego. nose ufite imyaka ingahe? imyaka ni ukuvuga ngo maze kugira muri 30, niyo maze kugira 30 yuzuye. ariko byagubeshya kubi. niyo maze kugira. urabeshya. ufite 30 yuzuye? uvutse ryari ubwo? keretse ngombye kurakwirangana, ariko nzi ko ariko byagubeshya ku myaka 30 ufite abana 7. niyo mfite, nibo mfite. ariko ubwo umwana wa mbere mubyo ufite imyaka ingahe? umwana wa mbere no kuvuga ngo ku bwanjye uwo mfite wa mbere na mbere, kuko nashatse umugore wa mbere ananiye wenda mwihorera nyine. ni mwabyaranye? twarabyaranye. umwana wa mbere afite nk'imyaka nka 18. hafi 20? hafi 20. ubwo wabubyaye ufite imyaka 12? ubwo birashoboka nyine ko ariko byari 12. bitewe n'ubuzima nyine narebye ndavuga ati nta babyeyi mfite. ndebye ko nta babyeyi mfite, mbona nyine umuryango nta n'uwo dufite, mbona ni nk'aho ari njye usigaye ngiye. ku myaka 12 uravuga uti reka nshaka umugore? cyane. ndavuga ati umuryango uracitse, birarangiye. ubihagazeho koko? ndangije ndavuga ati reka ndebe ko nashaka umwenda umwunganizi, akambera umubyeyi nanjye nkamubera nka papa wiwe. ko n'uwo nari nashatse nyine nawe ubwa mbere nta babyeyi yari afite nawe. ariko yarakurutaga cyane? oya, ntabwo yandutaga. yari afite imyaka ingahe we? yari afite iki gihe no kuvuga ngo yari afite 17. wowe ufite 12? gukinyuka. ese ubwo umukuru yari uko nyine ubwo yabigenze no kuba nari mfite nka 18 ubundi. ahubwo rero nari mfite nka 18. ntabwo ufite 3 gusa rero ntacyo twikomereza. nuko rero ushatse umugore wa mbere, mwapfuye iki? cyatumye mutandukana ni iki? ni ukuvuga ngo umugore wa mbere cyatumye dutandukana, mbere
nari mfite ubushobozi, noneho birangije mushingira ka butike, maje kumushingira ka butike, ibyo muhaye akabipakurura abishyira musaza we. amubwira ati se kureba nanjye mfite ibyo ndimo ndakora, weho nkaba ibyo muhaye ukora kandi bikaba burimo aho kugira ngo uteze urugo rwawe imbere ukaba upakurura ushyira musaza wawe, urabona urugo uzarwubaka gute? Mbona rero shashatse kubyumva, ndamugerageza bishoboka kose, ndamwigisha, mbona yanze kunyumva pe. Kugeza aho ngaho mbona ko nta kintu azangezaho, mbonye ko nta kintu azangezaho rero amubwira ati mu byo mfite byose nta na kimwe ntwaye, ndabigusigiye. ubisigira umugore? Yego. Mfite amaboko, nzagenda nshaka ibindi, umwana wanjye navuka atazavuga ngo nta kintu asanze. Ubwo rero ndangije mwishyurira mituweli, maze kumwishyurira mituweli amubwira ati ngewe ninsanga warikosoye tuzakomeza tubane, ariko nimbona utikosora ntabwo tuzakomezanya. Ubwo nuko rero nubwo buryo namusize ko yarananiye nyine, yarananiye, mbona ntabwo ashaka yuko kubaka nyine, ahubwo arashaka kuzamura iby'iwabo, ibyiwe byo kugira ngo atere imbere, mbona sabikozwe. Nubwo buryo we namusizemo. Mbega byago ngo uragira ibyago. Nubwo buryo we namusizemo. Ibi wahise wumva bihuye n'izina ryawe? Ibyo ngibyo nari narasobanukirwa. Utarasobanukirwa? Nari narasobanukirwa. Wowe ukiri na muto? Nasobanukiwe nyuma. Nibwo bano bana basa nkaho bamaze kuvuka. Nyuma rero waje gushaka undi mugore gute? Nyuma yaho nyine no kuvuga ngo niyiziye i Kigali, se kuza i Kigali. Wari uvuye mu cyaro? Ahagana hehe? Abaga mu majyepfo nyine. Ahagana hehe? Igitarama. Igitarama se haracyabaho? Harahari. Nenzi ko ari Muhanga cyangwa Ruhango? Bamwe bahita Igitarama cyangwa se Muhanga. Vision ni muri Muhanga. Aho buriya Ruhango iri ukwayo. Nyine Igitarama yari Ruhango, akaba Muhanga, akaba Kamonyi. Buriya ndi Igitarama rero mu mujyi. Muhanga mu mujyi. Niko dusigaye tuhita. Ubwo rero abari bwo rero mbonye byanze kuri uwo mpitamusiga rero niyizira i Kigali. Ubutaye umugore? Ndamusize, namubwira ati nimbona warisubiyeho nibwo tuzongera kubana, ko na nyuma yaho nasubiyeyo muha andi mahirwe, muhaye andi mahirwe, nabwo mbona bimwe bajya bavuga ngo urwisha yanga ruba rukiyirimo nyine, mbona wapi. Yaragusuzuguraga se? Oya, ntago yigeze ansuzugura, ikibi cye cyari icyo cyonyine gusa. Kugusahura? Ntago yashakaga ko nashyira ikintu mu nzu ngo kibe cyagira, yarasahuraga akajyana. Agashyira musaza we? Agashyira musaza. Ese ntabwo wabazaga muramu wawe, ubwo se muramu wawe ra namubaza guti bite ko musahura? Buriya ngewe no kuvuga ngo mfite uko narezwe. Narebye mbona kujya kwiteranya na muramu wanjye, kandi mbona ibintu byanjye n'ubundi ariho bijya, n'abandi babibonesha amaso ari nimwikinire, bakambwira ati dore ibintu byawe ngibyo, dore ubijyana nguriya. Ndangije nanjye ndigenzurira nsanga kuko niko birimo kugenda. Ndavuga ati aho kugira ngo mbe najya kumubaza mateshwa, ejo ugasanga arankubise, dore ko ari nawe wari ufite imbaraga njye nazo nifite. Umugore wa mbere yaragukwitaga? Oya, ndavuga uwo muramu wanjye. Negize ni umugore? Oya, ntabwo ari umugore, ntabwo we yigeze anyubahuka, namubeshyeye. Nayigize. Naravuze ati muramu wanjye ataruhira naho nkubita, yenda avuga mubaza ibyo, reka
ifatira umwanzuro umeze gutyo njye wifatiye umwanzuro umeze gutyo rero ndamwihorera nyine. uravuga utereka nshishene niko basigaye bavuga cyane. numvise ukiri umwana muto imyaka 30 gusa basigaye bavuga ngo gucishene nuko nuko bikomeza gute rero? noneho rero nibwo namusize nizira i Kigali nangira ubundi buzima kuko urumva ibintu byose nari maze kubimusigira nangira ubundi buzima bundi bushya ndashakisha ngiye nikoreraga muri salo nyine ibintu byo kogosha ntangiye ubundi buzima nyine igihe kiragera kuko nanjye gifite n'imyaka mikeya ndagatari kubundi nzaguma muri ubu buzima gutya nipangishiriza n'inzu ntago nazabivamo. Yego. Tubigeze aho nishakira akazi ko mu rugo. Reka da. Mvuye mu byo kubaka urugo ndabiretse ngiye kwishakira imibereho mu kazi ko mu rugo mbona ubukode bitoroshye. Tagenda akazi ko mu rugo ndagakora nkakora nk'umwaka. Hangije rero ngiye kubona mbona Imana imaye nyine nyina w'aba bana. Yego. Twese ansanga nyine twakundanye nibera mu kazi ko mu rugo. Nawe nyine nawe yakoraga akazi ko mu rugo. Ariko ari njyewe ninjye wari wakabanjemo mbere. We yaraturutse yaje kagusangamo. We yaraturutse i Burundi nyine n'abashakisha imibereho. Yari Burundi kazi. Noneho rero ubwo dukundana muri ubwo buryo dukundana umwaka wose kizaho rero ndavuga ati rero ubuzima bwo kuguma gutya ntabwo byashoboka maze gukusanya utuntu ari ngenda ndashaka kwagura umuryango niba uri umuntu nkunda kwino tubana aravuga ati se nubundi ko ababyeyi banjye bari kure kandi imipaka ikaba yarafunzwe ko naho nubundi nshobora kuba najya nta kibazo nubundi kanze twibanira. Yego. Nuko tubana mu ubwo buryo. Tumaze kubana mu ubwo buryo ndavuga ati rero ubuzima bw'i Kigali buragoye reka dusubire i Muhanga Gitarama. Yego. Ariho tujya gukodesha. Noneho turangije rero kare reka turangije rero nubwo twamanutse nyine turatega tuza i Muhanga bariho turakodesha igihe kiragera tubyara umwana wa mbere tubyara uwa kabiri tubyara uwa gatatu tubyara uwa kane nuko tubyara n'uwa gatanu. Turi mu ubwo buzima nyine dukodesha. Ariko nkaba nizeye yuko igihe kizagera ibintu bikagenda neza nyine. Yego, cyambere ni cyizere. Ariko yego muri abo bose ntago nabuze kutanyura mu buzima bubi nyine. Nk'iyo urabizi ko iyo hari igihe ubana n'umuntu ibyo wari ufite nabyo bigahita bisubira hasi ugaca mu buzima bubi. Yego. Nabwo byasubiye hasi rero nca mu buzima bubi. Igihe kiragera nkajya nuruka i Muhanga n'amaguru ngataha i Kigali nje gushakisha imibereho kugira ngo nyine abo mfite abo bana batanu babeho. Yego. Nkaza nkashakisha igihe kikagera nkongera ngasubirayo n'amaguru icyo gihe ko na telefoni zari ziri. Rero yabonaga ngiye akabona ngarutse. Muri icyo gihe yari afite abana yambereye umuntu mwiza cyane. Mbereye umuntu mwiza cyane kuko ntago yigeze anera abana. Ubwo buzima bubi twanyuranagamo namusigira abana nta kintu namusigiye. Cyumweru kikarangira akabona kuba aribwo yongeye kumbona. Nicyo kintu namushimira. Yenda nubwo haciyeho aka kantu nyine akansigana. Urakatubwiye komeza inkuru. Nuko
tugeze aho rero tubyarana n'uwa gatanu igihe kirashika rero turabona arongera twise tubyarana abana babiri b'impanga nuko tubyaranye abana babiri b'impanga rero tuba nyine mu bitaro ariko icyo gihe yababyaye naragarutse i Kigali haragize igihinduka nyine noneho kwa kundi kuvuga ngo ndataha n'amaguru bitakiriho kuko ni ukuvuga ngo nyigifite abana babiri nibwo naturukaga i Muhanga n'amaguru nataha i Kigali hariya Igikondo Nyenyeri noneho aho kuryama nabwo nirariraga mu ishyamba ntabwo nabaga mu nzu kubera mu buzima bubi narindi mva urugendo rwanjye ni rurerure kugira ngo rero agende byagenze gute kugira ngo umufasha wanjye agende ni ukuvuga ngo Moise tumaze kubyarana bano bana twabanye mu bitaro amezi 2 yari yababyaye abazwe yego amezi ataragera baburagaho ukwezi noneho abyara abazwe tuba mu bitaro amezi 2 umwe amuheka ku nda nanjye undi nkamuheka ku nda twese tubana mu bitaro gutyo tumaranamo amezi 2 noneho ari nako kandi nunze n'umuryango abo ngabo nyine nabo ari njye bahanze amaso kandi no mu bitaro murwaje kuko nta murwaza twari dufite mva byambereye birebire noneho igihe kiragera rero ngira abaganga ndababwira ati rero ndakomeza kwita kuri aba n'abandi baricwa n'inzara nabo mbabazanire mu bitaro kubera inzara nimumfashe mbatwarira aho ngaho nubwo yenda icyo murimo gushaka ko buzuza ibiro muri goveze bavuyemo icyo murimo gushaka nuko buzuza ibiro bazabyuzuriza hanze nimumfashe n'abandi natabazana hano kubera kwicwa n'inzara yego icyo gihe baramfasha barandekura bamaze kundekura nyine ndabacyura mbajyana imuhira ntabwo byari byoroshye gahinda karanyica ndebye ukuntu abana banjye bameze ntabwo nari nzi ko nzabacyura uretse iyo uri umuntu wasenze Imana niyo iguha kubaho nanjye rero nagiye kubona mbona abana banjye babayeho ndabacyuye tugeze mu rugo rero nibwo namubwiye ati rero njyewe ngiye gushakisha imibereho usigaranye n'abana icyo nzajya mbona nzajya mwoherereza kuko urabizi ko akazi kanjye kari i Kigali hangije arambwira ati nta kibazo ngaho genda abana ndabasigarana maze ndangije ntange nshaka agatiki nyine ndaguzaguza kugira ngo mbashe kubona agatiki kanzamura kangeze i Kigali yego maze kukaguza ubu urakabonye ndakabonye ndazamuka nzi i Kigali maze kuhagera rero nibwo yamamagaye arambwira ati rero amashereka nayabuze ngiye ko amashereka yabuze Moise ngwino hano ngwino yego ndavuga ati impamvu ni iyihe irimo gutuma utabona amashereka kandi ko nasize muhaye umuti utuma amashereka aza kuko nyine bari baramuhumanyije amashereka arabura ni ukuvuga ngo abo bana bamaze
ibyumweru 2 batunzwe na serume gusa batarabona amashereka y'umubyeyi kubera nyine bari baramuhumanyije amashereka barayatwara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amara ibyumweru 2 batunzwe na serume baho muri ubwo buzima nyine. Ageze noneho ndi muri ibyo bitaro ndagenda muzanira umuti amashereka arayabona. Maze kuyabona agitaha kigera mu rugo amashereka barongera barayatwara arayabura burundu igituza kiruma. Nuko aramamagara ati byanze, amashereka yanze, abana barimo kurara barira. Umva agahinda karanyishe avuga ati se bigenze ne nkora iki? Yego. Umva agahinda karanyishe mbuze icyo nkora. Ndamubwira ati se mwoherereza itiki basi unsange i Kigali, abo bandi ubasige aho ngaho nkodesha. Nanjye jambye ataho kugira ngo abana twarwanyeho mu bitaro bampfane kubera inzara, basi nyoherereza itiki nzamura musange i Kigali, abangaba bamaze kwigira hejuru n'ubundi turi mu bitaro baribanaga ntacyo bigeze baba. Ariko aho kugira ngo bano bana twaharaniye ko babaho badupfane. Tangije wenda se twihuse ihute tubwire mu buryo bwihuse, sibyo? Mu buryo bwihuse ni ukuvuga ngo namwohereje tiki araza. Maze kuza akimara kwambuka Nyabarongo, abana murumva bari barabuze amashereka yo konka. Akimara kwambuka Nyabarongo yumva igituza kirongeye kirahembutse. Maze guhembuka nuko abana arabafata arabonsa, bashira inyota barongera inzara barayishize nyine. Nuko araza ageze aho ndi, twamaranye icyumweru kimwe. Tumaranye icyumweru kimwe njya mu kazi, ngiye mu kazi ngarutse nsanga abana yabasize mu nzu yagiye. Ajya heze kandi ubwo rero nsanze yagiye, nsanga ngira ngo yenda yagiye gushakisha nk'akantu ko kugura ko kugira ngo abe yabasha kurya. Nuko naho kumbi yafashe utwenda dukeya, arangije gufata utwenda dukeya ajya aratega aragenda afata nyine amafaranga nayo mfite yo kwishyura inzu, aba ari yategesha nyine abaragiye. aba bana bari bafite igihe kingana iki? Abo bana no kuvuga ngo bari bamaze kugira amezi 3. Ego abasiga bafite amezi 3? Niyo bari bamaze kugira, ko mu bitaro twamazemo amezi 2, aje nawe tumarana ibyumweru bingahe 2. Mu kindi cyumweru nyine amezi 3 abaragiye. Amezi 3 abaragiye. Ubwo se yagusigiye izi mpanga 2 z'amezi 3 n'abandi bana ubwo ni 5? Ubwo babaye 7. Wenyine yabasize mu nzu nyine. Ariko abana batoya bahari, abana batoya nari nazamuye bakurikira abangaba, bakurikira abo bo twari turi kumwe, hasigara y'abakuru bakurikirwa n'aba. Yego. Noneho rero nibo yasize aho ngaho n'aba abasiga mu nzu nyine. Nje kureba icyo gufata icyo kurya, ngira ngo yenda yagiye kureba akantu ko guhahana, aho kumbi yabasize aragenda. Mbajije abaturanyi rero arambwira ngo babonye afata agakapu, hari aho yenda yaba yerekeye yanakarabye neza yambaye.
nuko ngiye mu nzu ndebye mbona hari imyenda mbuze, ndebye aho nabikaga udufaranga mbona ntayahari, ndavuga si umuntu wanjye yagiye hehe, bimeze gute, se hari icyo yaburaga none akaba yagiye kukigura. Ndashakisha, nshakishije umuntu umwe niwe wambwiye ati yamubonye muri gare atega agiye. Ambwiye ati nuko nta telefone wari ufite mba nanaguhamagaye. Ndamubwiye ati se wari kumpamagara wari wunzi? Ninakubonaga ariko sinari nzi yuko uriya muntu ari uwawe. Nuko ubwo rero ndamubaza se wamubonye atega yerekeza hehe, njya muri gare ndabaza, bambwiye ati hari umuntu w'umudamu wari ufite agakapu kameze gutya na gutya yateze imodoka yerekera i Burundi. Iwabo. Umvaga henda kanyishe ndarira, umva bajya bavuga ngo umugabo ntabwo arira nararize. Iyo nekereje ubuzima twanyuranyemo numvaga henda kanyishe kuba yaransize nyine agasiga n'abana bakiri batoya. Waje kumenya gute se ko ntabwo yigeze agaruka se nyuma ngo arebe urubyaro? Kugeza na n'ubu ntabwo yari yaza. Kugeza na n'ubu? Kugeza na n'ubu ntabwo yari yaza, sindamenya na uretse kubera gusenga Uwiteka ko yambwiye yuko nyine ko yagezeyo amahoro. Nicyo kintu nzi gusa, nanjye ubwo ndaho ndarindiriye icyo Uwiteka yazakora nyine, yenda nabishaka azagaruka, atanabishaka ubwo nyine azabyihorera. Ikizima cyo nuko yansigiye abana banjye bahumeka umwuka w'abazima. Icyo nshimira Imana. Niko ndumva bitaroroshye. Ntabwo byoroshye pe. None se agize gutya aragenda, ubamaze imyaka ingahe ko mbona abana ari bakuru? Ukuvuga ngo abana nibara amezi 3 bana bafite igihe kingana iki? Amaze kugira imyaka 2 yuzuye. Ubwo amaze imyaka 2 agiye. Ntigeze se nagwamaga kuri telefone? Wapi, na n'ubu ntabwo yari yamamagara. Gusa yabaye amahoro? Amahoro kuko Imana ntabwo igibeshya. Burya iyo ikubwiye ikintu wizeye ntabwo Imana igibeshya. Nta muntu se wakubwiye ko wenda agize impanuka akaba atakiriho? Oya, nawe narasenga kuko n'ubundi twasengaga Imana. Ubundi ni ukuvuga iyo wizeye Imana ko mu buhanuzi bwayo baguhanuriye bitabyiwe n'umwe cyangwa babiri ukabyizera, iby'Imana yakubwiye birasohora. Kwa sobukwe se mwe muziranye? Oya, twari tutaramenyana. Muri icyo gihe twabanye twari tutarajyayo kuko mu gihe twagiye kujyayo hari icyo nabonye byaranze tumbura ukuntu njyayo nyine birangira gutyo. Yego. Akwiye kubwiraga aho akomoka? Yambwiye ko akomoka mu Giteranyi. Giteranyi? Hafi y'umujyi. Ubu ngubu se ko ari kukureba wenda yagize amahirwe kureba kino kiganiro tubyite gutyo, wumva mubwira iki? Njyewe icyo namubwira ari umuntu nyumva pe, namubwira ko abana bakuze, yumva yagaruka mu bana be nta kibazo. Wamwakira? Ni karibu yagaruka kuko nta kintu twigeze dupfa na kimwe. Wa mugani ntabwo wigeze umugora ku buryo avuga ati ndarambiwe reka agende? Ntabwo yigeze anuka, nanjye sinigeze mutuka, twigeze tuvugana nabi. Kuri kamera ubwo byago we? Oya, njyewe ibyo nkubwira ni ukuri kw'Uwiteka yandemye gutya, sinigeze mubwira nabi, nawe sigeze ambwira nabi, uretse gusiga abana akagenda gutyo gusa. Ariko ntiyanaguseze se ngo asiga kwandikiye? Ntabwo yari azi kwandika. Wari ugiye kuvuga ngo ariko mpamya yuko nyine yararebye yenda abona ubuzima tubayemo, aravuga ati yenda ejo natazongera gufatirwamo, yenda akaba yabyara undi, ahitamo yenda kuba. Ndetse kuki mutakoresheje bwa buryo bwo kwa muganga bwo koreza urubyaro? Yaramunaniye.
barabigerageje biranga ngo bijya bibaho ukabyariraho. Abigerageje biranga ku mwana wa 4 yamubyariyeho. Yagiye kwa muganga n'ubundi byarasamye. Bagomba no kumubaga bakamukuramo, bahita bamubwira yuko bidashobora gushoboka, bamugerageje n'urushinge nabwo biranga, bamuha n'utunini nabwo biranga, akakomeza agasaba. birangira rero bamubwiye ati wowe igumire gutyo uzabyara paka. Ubwo rero ndahamya yuko ari cyahari cyaba cyaramuteye ubwo akavuga ati reka nigendera hari, cyangwa se ugasanga yenda hari abamuhumanyije nabo, kuko bujya hari abantu baboherereza byo guhumanya byo byihorere ntabwo byemera. Nubwo nagenda no kunambira yurekera ukavuga uti reka wenda kubaka urwo rugo n'ibyihorere, ubundi ariko umudamu agume mu rugo twongere kubyara. ni ikizami wabo ikigeragezo aho nawe ntabwo byashoboka. Oya nibyo. Ntabwo wararana n'umuntu mu nzu ari umugore wawe. Oya birumvikana ngo bishoboke. Karibu Moses mwemere sibyo? Sibyo ntabwo byashoboka. Yego nibyo birumvikana pe. Ibyo ndi kuvuga ntabwo bibaho. Ahubwo ndi kwibaza uyu munsi ubayeho ute? Umwana mukuru angana gute? Umwana mukuru mfite no kuvuga ngo amaze kugira 14. Tudashyizemo wa wundi? Tudashyizemo wa wundi. Wabyaye imbere? Wese wa wundi ari muri babandi 7 cyangwa ufite abana 8? Oya, wa wundi ari kumwe na mama wiwe. Ufite bangahe wowe? No kuvuga ni 8 nyine nawe. Ufite abana 8? Nawe arimo nyine. Ntabwo ufite 7 rero. Ariko nyine mubona byaranye n'uyu nguyu ni 7. N'uyu nguyu ni 7. Yego. Ariko jye uvuga ko ufite abana 8. Nta gikomereza. Ubwo nyine nuko kuko we biba bigenze gutyo. Ndangije rero mu buzima mbayemo n'ubuzima bubi cyane. No kuvuga ngo nahindutse umupapa, mba n'umumama impande zose. Kuko no kuvuga ngo aba bana bageraga n'igihe bashaka nk'ibere bakarira. Umwe nkamufata hano, undi nkamufata hano, hangiza nkabashukisha ijyange nyine kugira ngo nyine batuze. Ukabonsa? Nabuze nk'icyo mbaha. Wabiza amata y'iki gihe biba bigoye. Ntago muri Kigali ntago nari mfite umuntu wankamira cyangwa se mbone kugira icyo mbaha byari urugamba. Rero nabura icyo mbaha nkafata umwe nkamushyira hano, undi nkamushyira hano, ubundi nkabashukisha ibere, ubundi bagatuza, nabona batuje ntareba akantu naba nkora, cyangwa se batwawe n'ibitotsi kubera n'inzara. Ikintu cyo kugoye cyane ni iki? Mu kintu cyangoye n'imibereho na n'ubu kandi kingoye. Kubona icyo mbahana n'ubu birangoye ko hageze aho ngaho mfata urugendo rwo kujya njya kubasabira, umwe nkamuheka mu mugongo, undi nawe nkamuheka kunda, n'ubimetso nabahekagamo kumwe nkamushyira hano kunda, n'undi nkamushyira mu mugongo. Y'imbere yo ndacyayifite, indi yo yarashaje. Yego. Ko bo bamaze kugera hejuru, ntago nabasha kugira gute, ntago nabasha kubaheka ngo bishoboke. Nabahekaga nkajya mu muhanda nkajya gusaba, kuko byari bigeze aho. Mutuye mu nzu ingana gute? Nukuvuga hari umugira neza wamfashije amaho kukodesha, nyine mwishyura amafaranga 15,000. Ubu no kuvuga ngo mba mu nzu y'ibyumba 4. N'ababana bose 7. Yego. Niyo mba umukuru se mujya mubonana uriya wo ku mugore mukuru?
hoya bitewe n'ubuzima ndimo ntabwo mba nifuza kuba najya kumureba kuko we niba ari Muhanga ngiye nkaba ndi i Kigali byansaba andi matike yo kujya kumureba. Ufite umuryango? Ufite umuryango? Nyine aho ndi nyine urumva niba mfite abo bana 7 ni umuryango. Ndavuga uwukomokamo. Ni ababyeyi ngira ngewe. Yamba mfite ababyeyi bari kumfasha. Yego. Ni ababyeyi mfite. Komera dusoza ikiganiro tukubwiye tuti baho wabyaye ingabo, wabyaye u Rwanda rw'ejo, sibyo? Bazaguhoza amarira na mama wabo wenda uzamwumva ashobora kuba afite impamvu ze ntawamenya. Mama wabo ni ukuvuga ngo na Yesu ubwe yaravuze ngo tujye tubabarira kuko utabariye buriya nta mutima waba ugira w'impuhwe wa kibyeyi. Yashatse undi mugabo ko amakuru wenda waba warakuruye? Ntago yari yashaka. Uwiteka ambwira yuko atarashaka aho uko ari uko yabuze ukuntu azi ubundi aba yaranagarutse ariko ntago arashaka. Nawe yashakisha uburyo bw'uko yaza ariko yarabibuze. Okay, ubwo ufite uko bizi. Uwiteka ubwo mwaraganiriye? Cyane ndi umuntu usenga kuko gusenga nicyo kintu cya mbere. Kare mwitira izina ry'umwana wawe. Papa Karebu, Papa Moyize, turasoje ikiganiro. Ni ukuri ufite telefone? Telefone ndayifite. Urayifite birahagije. Icyo nifuza ni uko ndagira ngo inshuti n'abavandimwe badukurikira muri bino biganiro hazagire abagira neza bazavuga bati reka dufashe Papa Moyize, Papa Karebu, Papa abana 8 kubaho, sibyo? Vuga nimero ya telefone yawe iri muri mobile money. 078 2 7 944. Yego. Ni 078 2 7 944. Urakoze cyane kandi ukomere. Shuti bavandimwe, mureke dufashe umuryango uko dushoboye, mureke tubaho urukundo, mureke uyu mugabo wabaye intwari tumushimire uko twishoboye, sibyo? Niwumva kuko yarabaye intwari nagira icyo ukora umushimire, sibyo? Ukora icyo umutima wawe ukubwira maze ushimire papa w'aba bana. Wakoze namwe Imana ibahumurize. Ongera uvuge nimero zawe dusoza. Ni 078 2 7 944. Izo nizo nomero zanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com.
VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yacu.